mwese bitabangamiye aho turi kumwe nabo muri sale kugira ngo munyemerere tubanze turagize Imana dusaba umwe mu bagiye gushimira Imana bahaguruka abandi mugiye gushaka gushimira Imana. Urugendo twajemo databuja Mana tugire neza tugire neza icyubahiro cyawe data Nyiringabo Uwiteka Nyiringabo rero tugeze muri uyu muhango tugirire neza data mukunzi mwiza kandi databuja Mana abageni batumutse kugira ngo bakomeze izina rya Yesu gahunda zose zigiye kubera ahantu kuziyobore n'Imana mu izina rya Yesu bakoze amen. Sibwira ngo imbere umurenge wa Byumba aba na executive umurenge wa Byumba birumvikana kuko umwanditsi w'irangamimerere umunyamabanga w'umurenge n'umwanditsi w'irangamimerere abikora byose icyarimwe. Nitwa Ngezabumbe Theoneste nkaba ngira ngo mbamenyeshe ko umurenge wa Byumba ari umwe mu akarere ka Gicumbi ni umurenge ufite utugari 9 kano kugari turimo na kagari ka Nyamabuye imidugudu w'Umurara tugira imidugudu 51 tukagira abaturage 43,972 bari mu ngo 9,550. Twishimiye kuba namwe rero kandi twishimiye kuba mwaturikiye kugira ngo basezeranye tubaye ikaze rero kandi twishimiye kuba mutarakoze ibyo abandi bakora byo kunyura inzira zitemewe bakabana mu buryo butemewe n'amategeko. Tukaba dushimiye abageni bacu kuba uyu munsi mugiye kubana mu buryo bwemewe n'amategeko ariko tunashimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo uyu munsi ubu ugiye kubaho n'ubuyobozi. Turaza kugira ibiganiro by'ibana mu bice 3 turaza kureba igice kimwe kijyanye n'icy'umuco uvuga birumvikana mu yuko umuco tugomba indangagaciro tukavomamo na kirazira ariko tugomba cyane indangagaciro zituma tubaho umuryango mwiza utekanye kandi ushoboye. Turaza kugira igice cya kabiri kivuga ku mategeko y'imibonezamubano mu itegeko rigenga umuryango n'abantu mu ngingo zimwe na zimwe aho ziteganya yuko abagiye kubana bose bagomba kuba bujuje. Turaza kuva ku gice cya kabiri dusoze ku gice cya gatatu kijyanye n'amasezerano y'indahiro birumvikana y'umwe umukobwa n'akari umuhungu. Tugiye kwinjira mu gice cya gatatu kivuga ku masezerano y'indahiro. Niyo mpamvu rero yaba umukobwa yaba umugabo ugiye gusezerana araza kwirahira. Abavandimwe mwaje ku bushake bwanyu mwagize umwanya wo kujya inama mugira umwanya wo kwigira inama ariko mugira umwanya wo kwifatira umwanzuro bwanyu. Mwaje rero mwaragize umwanya wo kwifatira umwanya ubwanyu mwaragize umwanya buri wese bagiye kubana amwishimiye wo kujya gusezerana umugabo n'umugore ariko zimwe mu ndangagaciro ngira ngo mbibutse zigomba kuranga ubwo mugiye kubaka yaba ku ruhande rw'umugore yaba ku ruhande rw'umugabo. Hari bimwe bigomba kubaranga byafasha twaje kugira umuryango utekanye. Icyo tubasaba cyane ni uko abantu bagiye kubana n'umugabo n'umugore bagomba kubahana. Bagomba kubahana yaba umugore yaba umugore kubaha umugabo n'umugabo kubaha umugore. Nawe udakoresha ijambo kubaha muresha kubahana kubera yuko umugore yubashye umugabo ntamwubahe hazavamo ryahohotera. Umugabo yubashye umugore ntamwubahe hazavamo ko umwe yubaha undi buhumyi bigatuma kandi bizakomeza. Kandi muzi ko nyuma twigisha abantu ko bagomba kwirinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Tubasaba kubahana tukabasaba kwiyoroshya tugira mukanyo ivaho kugira amahoro ubworoherane ubumwe n'ubwiyunge. Buri muntu wese abashije kwitekerezaho akabasha kumva amagambo arimo hari icyo yabasha gukora. Abantu bagomba kubana mu mahoro, abantu bagomba kubana mu bworoherane no gukorera mugenzi we, abantu bagomba kubana mu bwuzuzanye. Hari icyo umugore ashoboye hari ubudasa Imana yashyize mu mugore hari ubudasa Imana yashyize mu mugabo. Ubwo budasa rero buri wese yifitemo iyo abantu babuhuje babasha kubaka. Iyo tuvuga ngo abantu ntibuzuzanye nkunda kwigereranya n'ikiganza cy'iburyo n'icy'ibumoso. Iyo umuntu ahinguye cyangwa wiriye mu kazi kenshi iyo utashye ugakaraba iyo urimo ukaraba ikiganza cy'iburyo gikaraba icy'ibumoso icy'ibumoso gikaraba icy'iburyo iyamara kugira ngo umwanda uveho umuntu cyazi iki umuntu cyazi isuku. N'icy'ibumoso rero
niko n'umugabo n'umugore babana bagombye kuba buzuzanya. Hari imbaraga ziri mu kiganza cy'iburyo zitari mu kiganza cy'ibumoso, hari iziri mu kiganza cy'ibumoso zitari mu kiganza cy'iburyo. Ni nako hari imbaraga umugore yifitemo, hari ibyo umugore ashoboye umugabo atashobora, hari ibyo umugabo ashoboye umugore atashobora. Ubwo budasiro buri wese yifitemo habayeho kuzuzanya, akarangwa no kuzuzanya, nibyo bituma tubasha kubaka urugo tubyumva kimwe, bituma tubasha kubaka urugo mu bwumvikane. Kugira ngo nongere mbasabe ko hari indangagaciro y'amasezerano mugiye gusezera, mugiye kubana byo n'amategeko. Abanyarwanda n'abahanga muravuga ngo kuri guca mu ziko ni kugira gute? Ukuri guca mu ziko ni gushye. Umugabo n'umugore babana bagomba kwigiramo indangagaciro y'ukuri, bagomba kubwizanya ukuri. Iyo abantu batangizanyije ukuri babana n'umugabo n'umugore, umugore wabeshya umugabo, umugabo atangiye kubeshya umugore, umwe atangira gutera mugenzi we icyizere. Kandi icyizere ni ikintu gikomeye mu kubaka urugo. Iyo umuntu akugurije ibihumbi 5 ukabimuguriza ntabikwishyure, ibyo mwumvikanye ntabwo yabishyize mu bikorwa kumutera icyizere. Iyo ari uguza ndi 5 cyangwa n'igihumbi ntabwo wagira gute, ntabwo wayamuha, kubera ko amutereye iki, amutereye icyizere. Abageni umugabo n'umugore babana rero, abahanga mu mibare bafatanywa bakongeramo bikaba 2. Ariko njye ntabwo njya mfata umugabo n'umugore ngo byo ngo ni 2. Umugabo n'umugore bagiye kubana babaye imwe nabo babaye bangahe? Ntabwo babaye 2. Mwamurikiye abantu babaye imwe rero mu kubaka urugo bagomba kubwizanya ukuri. Buri wese agomba kugira mugenzi w'icyizere. Uyu munsi umuntu ugiye gusezera no kumufitiye icyizere, kuko utasanye undi muntu mukorana, kuko utasizanye mu bana mwabyirukanye, mu bakobwa bavutse ku musozi mubaho, kuko atari washatsemo, niba n'abashatsemo kuki bose tutabashatse. Uyu muntu ugiye gushaka mugiye kubana, uyu muntu ugiye kukubera umugabo, uyu muntu ugiye kukubera umugore, ni uko umufitiye icyizere 100% ko yabasha guhindura ubuzima bwawe no guhindura ubwe, mugahindura amateka. Haleluya. Uyu munsi mugiye kubana nk'umugabo n'umugore, kubera yuko buri wese ahamya ko uyu munsi uko mumeze ejo atari ko muzamumeze. Aho maze gusezeranya mu kanya nahoze mbabwira ngo muri Katolika barimo kuvoma ya scout igira ihame rivuga ngo duhanire dusiga isari nziza kuko uko twagize gute, uko twayisanze. N'umugabo yagombye guhanira yuko uyu munsi yiswe umugabo afite umugore, agomba guhanira ko umugore we aba mwiza kuruta uko yaje babana. Ugomba guhanira ko umugabo we asa neza kuruta uko yasaga kinywa mu karo akagira indazi akaryama. Umugabo uri mu rugo wigaburiraga irindazi cyangwa mu karo cyangwa akabwirwa, uyu munsi akaba arimo kurya asangira n'umudamu, yavuze ko arushaho kuba mwiza kuruta uko yaragize gute. Ibyo nshaka kuvuga rero, umugore mwiza arwanya ishyaka. Umugore mwiza akarwanya ishyaka iki? Umugore muramurikiye. Uyu munsi wabishaka utabishaka, mwasezeranye mu modoka umugore we, mukaba mugiye kubana n'umugabo n'umugore mubaye umwe, iterambere ry'urugo rwanyu nimwe mubifite mu biganza. Abakanoze babwira umuntu wafashe akanyabugabo bagashyira mu kiganza, akabaza bagenzi be niba ari kazima cyangwa kapfuye, umwe ngo yaramushubije ngo ubuzima bw'ako kanyabugabo buri mu biganza byawe. Kubera ko yaza kubwira ko kapfuye, yewe ukareka kugira ngo akaguruka. Iyo aza kuvuga ko ari kazima, nabwo ariko kanabagira gute? Bageni bacu rero, birabyutse ko iterambere ry'urugo rwanyu riri mu biganza byanjye, riri mu biganza byanjye. Ntabwo iterambere ry'urugo, ubuzima bw'urugo rwanyu ntabwo ruri mu biganza by'umugabo, riri mu biganza by'umugore, biri mu biganza byanyu mwembi ukomeye kubana n'umugabo n'iki? Umugore. Igihe uzumva yuko iterambere ry'urugo rwanyu rishingiye ku mugabo cyangwa rishingiye ku mugore, uzamenye yuko hari indangagaciro wibagiwe, ari naho nshaka gusorezaho indangagaciro yanjye no kwitabira. Nacyo umunyarwanda kivuze iki? Yavuze ngo udakora ntakagire gute? Udakora ugomba gukora. Niba umva ko umugabo azakora ukarya, niba umva ko umugabo azakora ukarya, ntabwo uzagira gute?
mwese mugomba kuvana amaboko mu mifuka mugakora urugo rwanyu. urugo rutakoze, umugore utakunze umurimo, umugabo utakunze umurimo, uzakora uri umwe. Nibigera ku isahani abaryayi batanu, iminwa itanu n'intoki biri mu isahane y'amaboko yakoze umuntu umwe, ntabwo urugo rwatera imbere. Ni nk'ahantu ugeze kubona umuntu arimo yubaka, umufundi bakumiyede amuhereza bakuturanya bagenda, undi agaca uko bagenda bakita fawundi arivana arishisha arivana arihisha, bageze hariya bagiye guhindukira aho bubatse bagira gute, kubera ikintu arimo arubaka undi arimo aragira gute, arasenya. Umwe arimo arakora ari umwe, abaryayi baraba batanu, ntabwo yakunda. Iyo babyutse yuko mwabageni imwe abajya batavuga bo gusaba no gukwa, ntaraho umuco hamwe na hamwe, batanga isuka, bagatanga akayuya, bagatanga igicuba cyangwa ijerekani uko bakita kose. Ariko naranitegereje ngo nta hantu abageni basohoka, nta mugeni usohoka mu Rwanda nta gisabo kirimo. Asohoka igisabo mugeni akayira gute, agakurikira nawe nyine mu bishyingira mu bantu bajyana, kereka niba hari abandi batabyemera. Ariko henshi nagiye mbona abantu basohoka igisabo kiri hehe, kiri imbere. Njye niko nabibonye, hari icyo kivuze buriya. Uriya muntu w'isuka niba utari umuhinzi arakwifuriza gukunda umurimo, arakora ikimenyetso kiba ugomba gukora, ugakora urugo rwawe. Muraburikiye kariya akayuya kahira ubwatsi bwo guha amatungo, kiriya gisabo nicyo guterekamo amata. Barakwifuriza kuzatunga ugatunganirwa, barakwifuriza kuzarura amata ku ruhimbi, barakwifuriza no kuzagira abana bazagira gute, abana bazagira. Nese tugiye mu kuri, wakorora inka utazahinga, uzahina se utahinze ubwatsi, kiriya gicuba se uzadahinga utoroye, iriya suka se uzagenda uyibike. Ni ikimenyetso gikomeye cy'Abanyarwanda, kikibutsa ko umuntu wese washatse aba yakuze, gikweba indangagaciro yo gukunda umurimo, kikwibutsa ko ugomba gukora, kikwibutsa yuko uyu munsi wabaye mukuru, hari n'abajya mbona bayikomangaho, ugomba kuzinduka kugira ngo ubashe gukorera urugo rwande, kandi bazakubeshya. Urugo rwaje mu bukene, umuryango waje mu bukene, ni nk'uburiri bwaje n'imbere n'abantu bazizi. Ndabona harimo abantu bakuru bashobora kuba abazizi. Uburiri bwaje n'imbere, abazizi gusohora uburiri, ugasohora ibiryango, ugasohora ibiki, ugasenya igitanda, ugasenya urutara, ugashyira hanze, imbere zikaba zikaba iki, zikaba imbere. N'urugo rwaje mu bukene rero, ukuri kw'Imana biragoye. Muzime ku rugo rwanyu rubuze mu bukene, kandi kugira ngo bishobore no kumuzimaka indangagaciro yo gukunda iki, yo gukunda. Kandi twese nk'abitsamuye tukitabira iki, tukitabira asaba ikindi kintu kidakomeye. Abantu babana n'umugabo n'umugore, umugabo agomba guha umwanya uhagije umugore wo kwicara bagatekereza ku rugo rwabo, umugore agomba guha umwanya uhagije umugabo wo kwicara bagatekereza ku rugo rwabo. Igihe cyose uzahora ubwira umugabo ko uri busy, igihe cyose umugabo azaje ko muganira ukamubwira uti nta mwanya, ubwo hazaba hari undi muntu uhaye umwanya mu buzima bwawe, ubu ntabwo azabakemura urwawe. Muraburikiye igihe cyose umugabo azakureka agahora n'akazi kenshi ari busy, nta kazi karuta umugore. Uzamenye ko hari undi muntu umugabo yahaye iki, yahaye umwanya, uzahora gusenga. Umugabo n'umugore babana bagomba kugira umwanya uhagije wo kuganira. Umugabo n'umugore babana, umwe agomba kugira umwanya uhagije
wo gutega amatwi undi. Ugomba kugira umwanya uhagije wo gutega amatwi umugore wawe ukumva ibyo akubwira kandi ukabyumva atari bya bindi ujya muri telefone unakakubura muri telefone n'ucatinga n'abantu ukamwereka yuko fizikali muri kumwe ukamwereka yuko ibyo avuga ubyumva kandi buri muntu wese akunda umuntu umutega iki buri wese akunda umuntu umutega amatwi umuntu wese akunda umuntu umuha umwanya. Hanyuma nabibutse yuko ari na ngombwa yuko abantu baganira bishimye, abantu bagomba kuvuga. Communication familiale ni ikintu gikomeye, ntabwo nabona batavuga. Hari abanyamwira mu nama umuryango we twize gusanga warashwanye batavugana, rimwe tubageraho barimo batongana, tubabajije icyo bapfuye ngo umugabo yaritsamuye umugore ntiyamubwira ngo urakira, bahera aho ngaho. Umugore nawe aza kutubwira ati nanjye narasitaye umugore ntiyambwira ngo inkore. Umugore abika inzika ko yasitaye umugore ntiyamubwira ngo imore. Muraburikiye ampaka umugabo nawe aritsamura na kabiri uri ntiyambwira ngo uragire gute, barabirwanirira barabirwa. Nyamara iyo baza kuba bagabo kuza kuganira akavuga ati ndasitaye ntiwambwira ngo inkore, birambabaje. Byari kurangira aho ngaho, byari kurangira abantu babana rero ntabwo bagomba kubika inzika z'umuntu mu bana. Nawe nabonye n'ubwishobozi ngo n'intungane bwigize gute icumi bagomba gusangira icyanga cy'ubuzima kandi ari umugabo ari umugore wese bakajyamo uruhare kugira ngo ubuzima bugire gute, ubuzima bugende neza. Imyemerere tujya mu gice cy'amategeko igice cya kabiri nahoze mbabwira nyababwire yuko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riteganya ko ugushyingirwa kwemewe ari uko umugabo umwe n'umugore umwe. Ntabwo uyu munsi wasezerana ngo uri umugore utunga abagabo batanu mwasanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ntabwo uyu munsi waba uri umugabo utunga abagore bangahe batanu basanye mu buryo bwemewe n'iki bwemewe n'amategeko. Ugomba gusezerana n'umugore umwe, ugomba gusezerana n'umugabo umwe mukabana mu buryo bwemewe n'amategeko, uretse ku mpamvu ebyiri babeshwa gutuma usezerana bwa kabiri cyangwa bwa gatatu nabwo itegeko riteganya. Hanyuma itegeko 32 rya 2016 ryo kuwa 28 z'ukwa 8 2016 mu ngingo ya 31 rigenga abantu n'umuryango. Ingingo ya 31 iteganya yuko umugore n'umugore bagiye kubana bagomba kuba bafite imyaka 21 y'ubukure kandi bagomba kuba bafite amasano ya bugufi. Umwe akaba agomba kuba ari igitsina gore undi akaba ari igitsina gabo. Ubwo bivuze ko nta mugore wasana n'undi mugore cyangwa umugabo wasana n'undi mugabo cyangwa se musore n'umufitanye amasano umwishywa umwana wa mushiki wawe ntabwo itegeko ryemera. Ariko iyo urebye neza ku masano nta n'ubwo umuco ugira gute byemera. Iyo urebye neza no mu muco ntabwo ubwo yasana n'undi mugore cyangwa wasana n'iki n'undi mugabo. Hanyuma n'abantu bagiye gusezerana bagomba kubana ku bushake bwabo. Niyo mpamvu ntawe ugomba gushyiraho undi imbaraga. Ufashe Christophe na Donata, Judith na Dieudonné, Adija na Yafet Jafet, Agnes na Richard, ubu mugiye gusezerana atari uko undi muntu waje ngo bashyire imbaraga bashyire igitutu mu gusezerana bane n'umugore n'umugore. Mugiye gusezerana niba mwabigizemo umwanya ari ntabwo mwifatiye iki mwifatiye umwanzuro.
hanyuma bibutse yuko umugore n'umugore babana bafite inshingano yo kubana, inshingano yo gufashanya, inshingano yo gutabarana, gusangira ibyiza, gusangira akabisi n'agahiye, inshingano zo kwita ku bana muzabyara. Wabuze umuntu uriya mwana wawe kuko yitwara neza n'uwa nyina guteze, umwana wa nyina guteze, umwana n'uwawe n'uw'umugabo n'umugore kuko ntabwo yiteye inda, umwana n'umuryango, umwana wa nyina bigashoboka, umwana yawase bigashoboka, umwana n'umugabo ni iki? Ubivuga abateshwe ku nshingano ze, ariko wa wundi witwara neza akaba uwane usigaye initiative. Ntabwo ari byo. Abana nabo umuryango, uburere bw'abana buratureba bwe twembi, inshingano zo kwita ku bana twabyaye biratureba twembi. Niyo navuze ko no gukorera urugo bitureba twembi. Biteshwa agaciro n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere kibitesha agaciro ni ubutane, ikindi ni urupfu. Iyo umwe yitabye Imana usigaye imbere ko yakongera agasezerano, rero ntabwo ushobora guseka bwa kabiri cyangwa bwa gatatu. Abantu babonaga mu buryo bwemewe n'amategeko, iyo umwe yitabye Imana usigaye imbere ko yagira gute ngo yasezerano. Impamvu ya kabiri ni ubutane bwemejwe n'urukiko. Impamvu ziteye ubutane ngiye kuzibabwira, bageni bacu muzazirinde, ariko n'abarekera bazabizirinde, abasezeranye rero. Impamvu ya mbere ni ubusambanyi bukozwe n'umwe bashyingiranywe, iyo urega bifite ibimenyetso simusiga. Ariko aho mperukira kureba n'amategeko 10 y'Imana, irya gatatu baho uzagire gute? Uzasanga. Kandi badazajya mu gihe. Umugore nagufata usanga azakora ko kubabarira, ariko azakubeshya, azapfura ibintu. Umugore nagufata usanga akakubabarira. Umunyarwanda yabyaye umwana mwitarenza, uzamenye ko birenzaho bapfa. Murebe ko n'umuye itegeko riteganya icya mbere bavuga ari ubusambanyi bukozwe n'umuntu wagize gute? Bashingira. Icyo nshaka kubabwira ni ukubyirinda, siko bimeze. Uba ucumuye ibyo amategeko 10 y'Imana, ucumuye imbere y'amategeko yacu tugenderaho, itegeko nshinga biteganya, n'andi mategeko biteganya, ubu nabicumuye muri sosiyete nyarwanda. Icya kabiri ni uguta urugo mu gihe cy'amezi 12. Yikurikiranya, umugore atazi aho uri, umugabo atazi aho ugeze gute, aho uri amezi 12 agashira. Icya gatatu ni igihano cy'icyaha gishebeje. Icya kane ni uguzo mwashakanye uw'inkeke. Icya gatanu ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa rishingiye ku mutungo. Icya gatandatu no gusakuza. Icya gatandatu abanyakaniga no gusakuza. Icya gatanu hariya urabura kigirije. Icya gatandatu biramahoro ubunane ubumwe n'ubwiyunge. Icya gatandatu ushobora kugiye kubona umuntu mu nzira bagendana, abantu bajya gusenga, umugabo atwaje marete umugore, bajya kwinjira mu kizu ko umugore yafataga bakiyutwara nabo bagakweto rw'umugabo bakinjira mu rusengero bakajya gusenga Imana. Ariko bagera mu rugo umugore agafata icyuma cye akiryamira, umugabo akajya mu cyuma cye akiryamira. Imyaka 2 igashira, ubona mu nzira ibintu bimeze neza, ariko uruhara rwaka bwacyo rukagira gute? Iyo abantu batabana ku buriri bumwe, umwe aba ku gitanda cye, umwe akaba ku gitanda cye afite ubundi bwo buriri, igiye kwitinya ko mutandukana, kubera yuko icyo gihe n'undi nta buzima mwarahinduye, n'undi akiri kudakaba.
abantu batabana ku bushake bwabo, umwe akaryama undi akaryama uko iyo myaka igashira, bose bakujya kuba ku butane bakabatana. N'ibindi naba navuze ushobora kubangamira uburenganzira bw'umugabo, ushobora kurenganira uburenganzira bw'umugore, kuko dusebenyana kugira ngo we kugira uburenganzira bw'umuntu ugira gute wangamirwa cyangwa ubuhundirwa. Izo ni impamvu zatuma habaho iki? Ubutane. Murankurikiye? Iyo hamaze kuba ubutane rero ushobora kuba wakongera ugashaka. Ubundi itegeko ribanza rya mbere ryateganya ko abantu bamaze gutandukana gutyo umugore ashaka amaze amezi 10 n'iminsi 300, ariko uyu munsi rero kwa ADN zateye itegeko ryabiteganya yuko ushobora gutera inda akaba umwana uzamuka amezi 10 azaba ari uwawe, aho kuba ko uyu munsi kuko abantu rigenda rikura ushobora no gukoresha ADN byoroshye, nta kitegeko rero ntabwo rikumira ko ahita ubashaka, kubera yuko n'ubundi umwana avutse ushobora gukoresha ADN bigakemuka cyangwa akanamenye bigakemuka. Nabibutse yuko rero abantu bagiye kubana nk'umuryango, nerutse gusura abantu nabwo barimo batongana bakamejeje. Umugore arimo abwira umugore ngo ntacyo yazanye, bumvikana guhuriza hamwe umutungo wabo wose mwari mufite mbere yuko mubana, mubonye mubana, hanyuma mwese mukagira uburenganzira bungana, ntihagire icyitwa icy'umugore ntihagire icyitwa icy'iki icy'umugabo, byose byitwa umutungo wanyu, bikitwa ivangamutungo rusange. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhano. Ivangamutungo w'umuhano ni iki? Ivangamutungo w'umuhano ni amasezerano abagiye gushyingirana bagirana bumvikana kugira ibyo bahuriza hamwe nk'ibihano nk'umutungo w'iremezo ry'urugo rwabo, ibyo muhurije hamwe mukabigira uburenganzira bungana, ibyo mudahurije hamwe bigasigara umwereko wande abamwereka. Reka nkoresha urugero. Uyu munsi John ashobora kuba agiye gusezerana na Jeanne, hanyuma John akaba afite imirimo 5, Jeanne afite imirimo 3. John akavuga ati ndazana imirima 3, Jeanne akavuga ati ndazana umurimo umwe kugira ngo twubakure. Ubwo imirima yinjira muri mutungo wabo ni iyihe? Ni 3 ya John n'umwe wande wa Jeanne. Ubwo ibiri ya John isigaye ku ruhande n'umwereko we ku giti cye. Muramurikiye? Imirimo isigaye ku ruhande n'umwereko wande wa Jeanne ku giti cye. Jeanne ashobora kuba afite abana mbere yo kumujya kubana, akaba ati imirimo isigaye ku ruhande izatunga abana byagenewe kwigendera. Ubwo imirimo umugabo afite uburenganzira n'umurimo umwe, indi ibiri iba y'abana byaranye nande n'umugabo w'abana. John ashobora kuba ati nayo mfite nanjye umugore mfite abana 2, imirimo 2 John asiye ko navuga ati imirima ni y'abana banjye ndabyara 2. Iyo bavanze imirimo ingahe? 3 muri umwe, uburyo bwitwa ivangamutungo w'umuhano. Uburyo bwa nyuma ni ivangamutungo risesuye. Ivangamutungo risesuye ni amasezerano abagiye gushyingirana bagirana bumvikana, buri wese guhamana ukwinezeza n'ukwikena ukwekuye umutungo we bwite. Nusanga umugore atembera muri tegiseri yinywera akabusya akarya agafi, nawe utembera ku gare ukinywera agashira keza k'arindazi, uzajya ubyakira n'umutima mwiza, kubera ko mwese ivangamutungo rigize gute? Umugore arimo arinezeza mu bye, nawe urimo urinezeza mu ki? Rero muraganira mutume uburyo muhisemo, hanyuma tujye mu gika cya 3. Buri wese araganira n'umudamu we. Turashimiye iki gikorwa bamaze gukora, mureke tujye mu gika cya 3 nk'uko yababwiye gisoza cy'indahiro. Baraza kubanza umudamu umugore akureka ibendera akaboko k'ibumoso, uzamura ak'iburyo, uvuge ngo njyewe, uvuge amazina yawe yose, maze kumva icyo amategeko bashyingiranywe, ndemeye nta gahato ko wowe izina ry'umugore wawe ubwira umugore, tukazana uko twabyemeje kandi tukica ku mategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Reka twumugende ukurikiraho.
amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Mukandayishimiye Donata umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije icyo amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ateganya. Yewe Mukandayishimiye Donata, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Christophe Kezamfura umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. yewe Kezamfura Theoneste, umwanditsi w'Irangamimerere w'Umurenge wa Byumba, maze kumva amasezerano ya Kezamfura Christophe, Mukandayishimiye Donata, Mbonigaba Dieudonné, Mukagasana Judith, Sibomana Japhet, Uwimana Hadija, Niringiyimana Byiringiro Richard, Nakimana Agnes, bagiranye imbere yanjye uruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha ntabwo n'amategeko, nemeje ko kuva ubu Kezamfura Christophe na Mukandayishimiye Donata, Mbonigaba Dieudonné na Mukagasana Judith, Sibomana Japhet, n'Uwimana Hadija, Niringiyimana Byiringiro Richard, Nakimana Agnes bashyingiranywe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Abavandimwe, ababyeyi namwe inshuti n'imiryango tumaze gusezeranya, umuhango wo turagirira ngaha muri sale y'Umurenge wa Byumba, kugira ngo batangarize ku mugaragaro ko tuwushoje. Abagira ngo mugenere rero abagabo bamaze gusezerana n'abadamu, buri mugabo mushyikirize umudamu, buri wese ntawe uri umudamu. Murakoze mugira umusoro. Umuryango mushya nyarwanda wa Christophe na Donata. Amena. Amen. Niyo mpamvu mbere yuko tugira icyo dukora ahangaha tugiye gusaba pasiteri yihangane yegere ijuru aturagize Imana. Turagushimiye ubuntu tugirira, turagushimira uyu munsi Donata n'uwo yakunze bahuje impeta bagasinyira urukundo ruzira iherezo. Turakwinginze Mwami ngo urwo rukundo rw'abo bana bawe babiri urubumbatire mu biganza byawe, bazabyare hungu bazabyare kobwa, bazakurerere, barerere igihugu, barerere u Rwanda, barerere itorero wapfiriye ku musaraba. Duhuriye hano rero, hari amafungo tugiye gufata, turakwinginze ngo Yezu uyihe umugisha, dutungire imibiri, ariko imibiri tuyikoreshe kuguhesha icyubahiro. Urukundo rw'aba bana bagiye guhura bagafatanya ubuzima bw'iminsi basigaje kuri ino si, urwuhire buri munsi, rugende rubarushya buri munsi. Uko dusengeye n'abafite imiryango muri twebwe, uko dusengeye n'abari hano bateganya kuyishinga mu minsi iri imbere. Mbere ko tubumbura umunwa wawe ngi dushaka kuvuga, ariko turasengera n'abatabasha kugira icyo bafata, kuko niwe nyiri ibintu. Turakwinjiza nabo ngo
ubafungurire ikigega nawe babone icyo babasha gushyira mu gifu. Hari abana baba ku mihanda, hari abarwayi batabasha no kurya cyangwa se kubagemurira, turakwinjiza ngo nabo barebe. Ibyo tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ninde washyira ku ruhande uwo musangira byose, urukundo rurakura ukabaho mu munyenga. Laisse-toi aller par la musique de mon cœur qui bat pour toi. Natinyaga kukwegera, naramenya kuzaba byose. None dore mpora nidegembya, nasanze uri uwo nategereje. Ahantu hose uzaba uri, niho nanjye nzabambarizwa. Mu bihe bizaza tuzahorana, n'ukuri mbona warandemewe. Warandemewe. It's the kids, baby. babyeyi namwe bavandimwe muteraniye aha, turadutaramanye mwese, muze tuvuze impundu ziturwe miyenga nzima, zirakuru twese twamwimikiye, tumuteteshe mwiza kubera mwiza abagutegereje. Tugushimiye kuko wabanye natwe, tugushimiye kuko waturinze muri uyu muryango wacu, utugirira neza. Kuri uyu munsi tukaba turiho tuvuga ibyishimo. Tugushimiye ko warinze abashyitsi bacu, nabo bakaba bagushimiye, ndetse by'umwihariko bakaba babashe kugera ahangaha muri uyu muryango. Turabigushimiye. Uyu mwanya rero turi hano, twongeye kuguhamagara wewe wo gushima, wowe uzi kurinda, kugira ngo uturindane n'abashyitsi, twese utugirire neza. Gahunda zose z'uyu munsi turazikweretse, tukuragije ubu bukwe tugushyize mu biganza byawe, kuko twaguhamagaye nka wa munsi bagutumiye mu bukwe bw'i Kana y'i Galilaya, natwe twaragutumiye. Rero ni wowe mutumirwa mukuru, kandi turakwinginze kugira ngo ibikorwa byose bibera abari buvuge bose bavuge babwirijwe nawe, imirimo yose ikorerwa hano ibe ari imirimo yejejwe. Tugushimiye ko twumvise, tugushimiye ko twumva, tugushimiye ko twemereye, tugushimiye ko hagati muri twe dutangira ndetse dusoza twizeye insinzi yawe. Ugize neza kumva gusenga, turagushimiye byose kubikoze mu izina ryawe Yesu, amen. Murakoze cyane. Maze data, hari byinshi twavugaga, twari dufite n'ingingo, kandi ntabwo ari za ngingo ziri kajuru, nta nubwo ari za zindi zo mu rubanza, ahubwo ni ingingo z'umunsi mukuru z'inama. Reka rero twakire umukuru w'umuryango wacu aze kubambariza ikibagenza, dore ko ngiye bambwiye
bati uzagira ijambo ariko nta jambo ufite ryo kwakira abakuru njye nakira abo tungana gusa n'abo nduta ariko ikora nk'izi ngizi zinduta ntabwo njya nzakira data mwiza nabonye ziriya ntore zifite abazigaragiye wazibaza ingingo zabo niba ziri ku murongo koko ziwuheri zacu murakoze umusangiza w'amagambo umwana wacu watojwe gitore kandi ukora nk'intore ndamushimiye cyane mbere reka mbanze nshimire umuryango wanjye umubyeyi Felicien Ishamunda ndabashimiye cyane kuba muri intore nziza kandi zatojwe kandi nanone mbashimiye kuko mwemeye kugira ngo tubane muri uyu mwaka kugira ngo yari amasezerano twari dufitanye hanyuma nanone ndashimira abaje inshuti z'umubyeyi Felicien inshuti z'umuryango wacu nazo turi kumwe nazo namwe ndabashimiye abo muri uru ruhande nanone rwacu nongeye kubaha ikaze mbahaye ikaze mwiyumve ko muhawe ikaze kandi dukomeze tugubwe neza numva twakwiha amashyi kuko yavuye kubivuga umusangiza w'amagambo nanone imbere yacu nk'uko avuye kubivuga twe twari dusanga mu munsi mukuru murabizi kuko tuvuye mu muganura abashyitsi bacu muzi kuko tuvuye mu muganura umuganura nyuma y'umuganura mu muryango wacu tujya twicara tugakora inama byita gusubira ku kirari kongera gutekereza no kureba imigabo n'imigambi niyo iyi nama avuye kuvuga udusanze kandi iyo twakoze inama nk'iyi biba ari ibirori niyo mpamvu dutaga niyo mpamvu dutegura hanyuma nanone mbonye namwe mwatugendereye mwatubereye abashyitsi kandi amakuru namaze kumenya uri ku isonga muri aba bashyitsi intore nkuru izirangaje imbere nabonye ari mwarimu Elias rero tubahaye ikaze ariko kandi muri iyo kaze ndagira ngo uri inshuti nziza ivuye mu muryango wa Kabera Didasi turamuzi ni inshuti ni abaturanyi ukuye ko dutandukanye mu mirenge dutuyemo ariko twese dukomoka muri Nyagatare siko bimeze turaziranye kandi MC hari aho yabivuze avuga neza aravuga ngo iyo ugiye hahandi bajya bya bindi ni koko nawe niko bigenda ubwo rero intero ni ndagira ngo muri abashyitsi cyane ariko kandi muri n'abasaza niyo mpamvu mpagurutse kugira ngo mbahe ikaze ibyo mudusanzemo ni byiza nituza gutera haleluya muraza kwikiriza nituza kuvuga amina nanone muravuga ngo amina siko bimeze turishimye imitima yacu imeze neza ndagira ngo muri uyu mwanya narivuze kuko ndagira ngo mbwire umusangiza w'amagambo aba bantu ni inshuti z'umuryango wacu nabamenye intambuko yabo kandi twigeze guhurira n'ahandi bitugendera neza ntabwo nareka kwakira abantu bavuye ku musaza Kabera ntabwo nareka kwakira intore nkuru umushyitsi mukuru dufite mwarimu Elias nahaguruka n'ijuru dusuhuzanye ntabwo ariko naba ntamuciriye namaze gutanga ikaze kuri iwacu mu muryango ariko ndagira ngo muhe ikaze nawe nimara kumuha ikaze tuze gukomeza gahunda zacu z'inama twari turimo twivugira ku muganura nabo baraza kutubwira iwabo uko byagenze baze kumufasha bigire hafi ntacyo inshuti yanjye mwarimu Elias nyabuneka nyiratebuka urakoze cyane Elias nyiratebuka mutebuke nyabuneka tubakomeye n'ubwo buntu bwe bwishimye ndagira
wa muhungu wacu kandi kwakira ndabonakiriye naho mwagendanye nuko tujya twigenza iwacu mu rugo kugira ngo urabizi yavuze kuko imico yacu urayizi ndabona ufite abahungu bazi gutegura arabizi aratoza aratoza burya monata gutereka aba aratojwe kandi kukwakira n'umugisha nanjye kuboneka mu biro byanyu urabizi maze rero nimwumva bituritse ntimugire ngo hari ibindi reka twiyakirire Eliyasi musaza yakire Eliyasi ariko Eliyasi ko bagiye kumwakira ntimukwiriye no gukoma amashyi koko mugahuza intoki mugashimira umusaza wacu nyaboneka kera umuntu yakomaga amashyi agakoma yombi akagira icyo avanayo muze kumenya guhabwa nimutabimenye umuvugizi mwiza mukagira ambasaderi mwiza ibintu biraza kugera neza yewe nuko zirazipfundikiye gukuraho ubwomatiriyo ndetse ikoranabuhanga uzi ko ryaranze iwacu kwa fesiyani kuko ry'abandi bakuru aho ibikorwa biba bitoroshye ariko ni byiza nubwo biba bitinda ariko biraza byiza wabyumvise bafashe tubashimire umuvugo y'ubu hanyuma nakire Felicien umusaza mukuru nakire Eliyasi n'abandi turaza tuba tubakira umusaza kumwakira rwose ni ukwakira imfura ejo bundi ubwo twahuraga nabonaga yishimye ntajya agira indinganire nk'uko bamwe bajya babigira iwanyu hari indinganire niko iwanyu hari indinganire cyangwa ntaziri indinganire iyo tugiye mu majyaruguru tuzisanga hariya mu miyove naho iwacu nta ndinganire uzamenye rwose nako Eliyasi akoze cyane akamfakira inshuti yanjye nubwo ntamfura isoko rihagaze ndagira ngo abona nanone muze gufata ikirahuri cya Eliyasi ariko reka tugire gutya twerekane ubuzima bwacu ubuzima bwacu hanyuma ndakutereka ku cyicaro nyuma usogongere wicare kandi ukagere ku nyota murakoze cyane twikaze urakoze bakamenya ubundi uze gusoza ubutumwa bwawe n'ibikugundi wakumvise se Eliya nabumvise ubuki bw'iwawe urengetse ngira ngo wongeyeho ubundi rugamba kuko duherukanye numvaga bufite intego yabwo ariko bw'uyu munsi ntibafashe gushimira ukimara kunyakira nanjye kubera ko wampaye umwanya ijambo mfite ndihagurukire urakoze nta kibazo ndwaye ubwari nasanze muri mu munsi mukuru ubwo duherutse mu gihugu cyacu ku itariki enye wari umunsi w'umuganura ariko sanze mu muryango wawe dore ko intore nkuru kwa Felicien mugira muti iyo tuvuye mu muganura tugira inama y'umuryango tukinegura tukareba uko umunsi wagenze maze rero nanjye nakiriye ubutumwa bwawe mu muryango wa Kabera dore ko dusanzwe tubana neza maze kwakira ubutumire bwawe rero nishimiye kuza kandi mpageze amahoro namwe muranyakiriye mwaranyiteguye maze rero nanjye umpaye ku rupfuko rwawe nagira ngo mubwire ko nanjye naje nitwaje urupfuko nk'impano y'imibanire myiza kugira ngo dukomeze tubane neza mu muryango ndagira ngo usabe ba bandi bantu maze urupfuko bigire hano hafi nanjye banzane urupfuko rw'impano y'imibanire myiza bigire hino iyi ni imibanire myiza tubanye nawe
imibanire myiza Eliya imibanire myiza urakoze kabisa reka umwana wanjye n'umwanira urakoze cyane ubagize ngo ni nkwerera nari kuba mbatwerera se ko nzi ko mufite ibigango mufite amashyo mufite aho mukura bwabo cyangwa Felicien n'uwakamera babanye neza kandi mwakira igikombe banyamuryango mwakira igikombe cy'ibanze maze ntanatinze ndagira ngo mbasabe mwafura ubwo mwaba mufite ibiri ku ngingo z'ibyigwa niko bakwiye ndagira ngo nanjye muze gushyiramo igitekerezo cyanjye muze kumva umwanya maze nanjye ntange igitekerezo mu muryango wawe urakoze kugira ngo babivuze reka mvuge mpagaze ntabwo kabongo karacyakomeye nabivuze ko ndi intore nkuru muri uyu muryango nagiriwe icyizere kandi icyizere cyiza kandi ntabwo ari uyu munsi ni icyizere kigize imyaka myinshi hanyuma Rurema akiduhagaritse kuri iyi si ko tuzakomeza gukorera umuryango n'indi miryango ndetse n'igihugu n'itorero ubwo rero Elias aragira ati ndimo ndabwira abiwacu kwa umusaza Shamunda Felicien ndababwira ko uriya mugabo nabonye amambere ko yabanje kuduha yavuze ko atadutwerereye kuko aratuzi ahubwo avuga ko ari inshuti yacu ndetse ari impano aduhaye impano yenda gusa n'ibikombe impano niyo gushimira abantu wenda nta handi hantu twitwaye neza kandi ni henshi twagiye twitwara neza ubwo rero iyo mpano yayidushyikirije kandi ni impano igiye kumera nk'iriya twamwakisha ariko impamvu tutayipfunduye ni impano nyine buriya twamushimiye kandi twamuhaye amashyi n'impundu Elias ni umugabo mwiza kandi uzi kuvuga neza amaze kutubwira ngo akeneye ko tumuha umwanya w'ijambo akavuga hari icyo ashaka kutubwira kandi Bibiliya iranditse ngo usabye arahabwa kandi nawe ndabizi namara guhabwa ntareka gushima ubwo rero niba tumwemereye tumwemerera avuge za gahunda zacu tuzisangire nawe tumwemerera avuge niba mubyemeye murabihamisha ibiganza kuko muri benshi murakoma amashyi Eliya nta kindi bimubera munyemereye ndagira ngo mbabwire ijambo riri ku mutima ubwo duherukanye umuryango ahatari kera murabizi ko naje mu muryango nabwo mfite icyifuzo nyakubahwa Tomasi nabwo mu kanya ko gutanga icyifuzo cyanjye uwo munsi nari ndimo mbasaba ko mwadufasha mukaduha irembo ndabyibuka warambajije uti ko dufite amarembo y'amashyo tukagira amarembo y'intama tukagira amarembo y'intwari tukaba dufite n'amarembo y'abageni irembo wifuza ni irihe narakubwiye nti ndifuza ko mwampa irembo ry'abageni nawe urambwira uti irembo nari kwemereye ariko kandi
ndagira ngo ubisigemo abarinzi abarinzi nabasize mu iryo rembo kandi wanambwira ngo naza nijoro naza ku manywa abo barinzi ku marembo bazajya bamenya ko ari juje. Ubu rero Elias nijya ugarutse mu muryango databuja nkugireho umugisha rero ubwo wanyemereye irembo ry'abageni uyu munsi nari mfite ijambo ryo kugusaba umugeni. Elia Karame nibyo reka ndavuga nicaye baje kudusaba irembo sigaho abarinzi barya rembo kandi turabigusaba ngo uryirindire ariko sigaho abarinzi urangije uyu munsi urabivuze uti haba ryari ariko ubundi ku manywa nta kibazo bose babireba atari ya ndirimbo ya wa muhanzi. Uyu munsi waje kuba rero waje ntabwo nakubwira ngo icara umwanya ndawuha sawa. Urakoze cyane. Nta muntu agira uragira uti nta muntu agira ngaho zumve urakoze kuba mutatuzaniye impuha sinzi ngira ngo Elias banza ari yayandi y'inzara buriya ngira ngo niyo mpamvu izo mpundu zari zabuze ariko niho mvuga ngo ndaza kuguca inzoga y'impundu none uragitsinze. ndagitsinze urakoze cyane. Maze rero ndagira ngo ubwo unyemereye gusaba nanjye mfite inkwano za mbere ndagira ngo umfashe umubyeyi wigire ejuru maze gushyikirize inkwano za mbere naguteguriye kuko unyemereye gusaba umugeni. Ushimire tambuka rwose tambuka. Kera tukiri iwacu tukiri abana twabonaga ari abasore batwara inkwano none kwa Elias nuko musigaye mubigenza. Ntabwo rwose mwahisemo ntabwo uzi ko ubwuzuzanye se twari ducagase. aha Thomas ndagarutse. Iyi ni inzoga y'isano rero kubera ko wanyemereye ko uyu munsi uhaye umugeni. Iyi nzoga y'isano ndagushimira. Urakoze urasaba nyine kandi nabivuze buriya kera umugani navuga ngo buriya ngo iragura ngo yagize ite niko bavugaga ya mana y'inyarwanda ya kera bavuga ko iragura yanyoye. None rero arimo aradusabisha inzoga iriho urukoma kandi uru rukoma kandi twemerewe kurukura nayo irasanga iriya mpamvu uraza kubona indi ariko kuko uri inshuti yanjye abakirana ngo bavukana berekana utwobo reka ngusabe uraza kuyipfundurira ukureho urukoma nurangiza gukuraho urukoma noneho ga nyine bayitereke hariya mwe hanyuma ubusabe bwawe nibuza kwemerwa nahaze usibye n'urukoma ahubwo ibigire hino badufashe gukubaho upfuko maze uyumve neza n'umukigwe wacu. nibongere badufashe nibashake nta nzu bari babana nibagarukire bazane ibyanyu. Nta kibazo rwose nta kibazo. Use kwigenzura uyigenzure mana nabonye ari inyuguti no gukora ni ukumwe amashyigo ni abose gukora ni ipfundo ry'umurimo. Elias buriya kwa Kabera aratojwe nawe mukanya rero baraza kuzana ajya rwabukebano rwacu di abakobwa ngiratebuka ntatebuke ntatebuke turebe arimo aravuga
atari kuvugama ngo irizewe tushimire irizewe muzi aho akora akora mu buziranenge Eliya karabeka rwose wabyumvise nayumvise nayumvise n'ubwo kigwe wawe yego ubundi ni wowe uzitereka n'ubugera bazipfundikira uyu ni uzitereka akanazisobongera ariko rwose yewe nuko ubundi ukuntu ahagaze ndi umusore akiri gukora yaratujwe nimega ngenge Tomasi maze rero ubuki nyemerera unabwumve usubire mu byicaro byawe wabwumvise dore urakoze uburyo bwose ndakomeje ubuki ndacyakomeje nkubwira irindi ku mutima ndi kukubwira ko nkuzaniye inkwano za mbere ndagira ngo ba musore banjye banzanire inkwano ibanziriza izindi n'isuka uyinzanire hano hafi agize ati isuka iyi kandi ngo yitwa iyi ni cyangwa rusange hanyuma se rushikuba mishiki ndimo kureba niyo yisake isuka se niyo yisake ahubwo iyo sake ni ikimenyetso cyo kuzinduka kugira ngo ubwizabika uzavuge ngo inkoko niyo ngoma kananye ufata isuka hanyuma kuzinduka gukora reka uze kunyumvira bari hafi reka numve nanjye ya ni isuka ni isuka mwabyumvise cyangwa mwabyumvise abanyamuryango ndagira ngo banzanire indi suka kugira ngo uzajyane n'uwo muganira mwese mwazindukiye icyarimwe ku muntu byose ni ugukora rwose wa ntabwo naguhindurira arega nanjye naratojwe turifu twongere dukomere amashyi yaje buriya ngo ni igicuba ni ururimi rwahindutse ariko ibyo yari yazakora muri kubyemera cyangwa urenanwa nawe cyangwa ni munyuramo insibo nziza kirakomeye rwose nta kibazo nacyo bakigusuzumira ni igicuba baze kumbere ndebera ko cyakozeho waba ushinzwe ubuziranenge nagufashe ntabwo ari ukutwerera ahubwo ni ukugira ngo tukataze mu ikoranabuhanga banyemerera bakanzanira n'iyo mashini itunganya ubwatsi bw'amatungo itunganya ubwatsi ariko witonde ndabona ari ikibazo aho umugabo yari yasekiye utaza kugira ngo ni ikibazo nkuzaniye mu muryango ahubwo nkuzaniye igisubizo mu muryango ni vi kirebe yereka se nagize ubwoba nanjye cyane tuzi umutima rwose none rero ubwo ya mashini ari igisubizo mu muryango wongera usuzume mwana ibintu ni vimwe ahubwo ndagira ngo banzanire ikibumbiro cyatunganijwe n'uruganda rwo kwa Kabera Didasi nacyo nkigushyikirize kugira ngo dukomeze imibanire myiza abantu n'abanyenganda wa mugabo yaje ni abanyenganda reba neza hariho
pirate pirate ntigiza kwa Felician we ntabwo nahiza nabasabira amashyi gusa amashyi maze rero Thomas ni impano za mbere kandi yabisobanuye yavuze ngo izi ngizi nizo zazanye ba nyogoko izi nizo zazanye zajyanye ba masenge kugira ngo bagende izi kandi nizo zisabishwa kandi twazishimye impano zawe twazishimye hanyuma ndagira ngo nanone mbwire Elias kumva nibyo umukobwa uraza kumbwira ariko nanone uze kumbwiraga nubwo wavuze ngo wari warafashe irembo wari warahawe irembo kuko irembo ryo kwa Felician ryarifata urashobora kwihugururiwe twarariguhaye ashobora kuba yarafashe rya yindi dusabiraho ibyemezo by'amavuko n'iby'imbaraga dore ko nabonye mu baje harimo ingarama cyangwa nyinshi cyane batuye ingarama nuko mwana wanjye nuko ni ingarama nabonyemo bamara Felician nanjye Felician niyo kavugwa Elias ndagira ngo uha agaciro cyane aya magambo arimo kuvugwa kandi agira agaciro kuri wewe n'abo mwagendana ndagira ngo uze kudufasha tubwire hanyuma turakubwira natwe uwo iryo rembo wafashe iryo rembo wahawe iryo rembo twakwemereye kugira ngo risobanuke neza nuko tubwira iryo rembo abo barinzi irembo ryande barinzi hanyuma ndagira icyo nza kukubwira urakoze cyane mubyeyi maze kunyemerera irembo ni koko narisizemo abarinzi kandi barinze neza ariko nagira ngo nanyemerere mu gihe naryohewe n'urwo rupfu ko unyemerere guhe n'ishimwe ushimira abadufashije kuba hafi y'iryo rembo kandi iryo shimwe ni n'imashini izajya igufasha kugira ngo utunganye icukiro ry'amatungo yawe nagira ngo unyemerere manze nagushimire mubyeyi ibibazo bitatu mutagatifu nibyo bisobanuye wabonye uvuze ngo ibi bisobanuye iyi ni imashini itunganya icukiro kugira ngo ifumbire ijya muri bwa butaka bwacu ibashe gutunganywa neza bityo tugire umusaruro twari tuzi ko iwacu kwa Felician ariko tubizi niyo mpamvu buriya ndimo kubaza nka mwarimu ariko ntabwo twari tuzi ko kwa Kabera na hano ubwo rero ibi turabigira kandi tujya tubikoresha reka turabanyarwanda ibindi urakoze cyane nayo ni imashini nziza kugira ngo wa musaruro tubashe kubyuka kare tujya gukora urakoze cyane wahari dufite ingaramakiraro niko bavuze nibyo koko n'ab'ingaramakiraro n'abafite kandi igisubizo nta handi nagikuba mu muryango wawe Toma maze wanyemerera kugira ngo abahungu banjye umwe muri bo ubakuriye azave muri iyo nzira y'ingaramakiraro ni uko wanyemerera umugeni kandi umugeni musaba nasanze iwawe ufite abakobwa benshi nasanze hari ba Murorunkwere nasanze hari abitwa ngo imfura ya Beneri nsanga kandi ubu ufite abitwa Sako de Rwanda ariko umugeni ngusaba ni umwe ntebutse kuza mu muryango ukambwira ngo ari kwiga
ngo aba mu gicumbi cy'abanyarwanda arigisha umuco. Uwo niwe mugeni gusaba ukanyemere ukandayishimiye Donata, nanjye ndi bukwereke umwe muri za ngaramakirambi ukeneye umuti. Murakoze cyane mubyeyi. Murakoze. Avuze neza Elias. Aravuga ati nibyo koko izina niwo muntu cyangwa izina niho hantu, ati nk'uko hitwa Ingarama koko afite ingaramakirambi nyinshi, atariko kandi cyagiye yazaga gusaba irembo akagendererwa. Twamubwiye ko mu muco wacu abana bacu bariga bakaminuza, tukabohereza mu ishuri ry'umuco, hanyuma muri iryo mu gicumbi cy'umuco hariho yari arimo kwigwa umwana wacu witwa Mukandayishimiye Donata. Ati uwo nguwo niyo iryo rembo yaje gusaba cyane, kandi na n'ubu ngubu inzara iracyari yose, aracyakeneye kuko twamukiza kandi tukamukiriza kuri uyu munani wa mbere yatanze, reka mwite uwa mbere. Nanone kandi tukamwemerera kugira ngo nanone uriya muhungu we abone umuti, kuko aho ari ntiyishimye. Kugira ngo ikindi namwongereraho, kuko ivugabutumwa ryageze iwacu mbere ibona kuza kwa Kabera, nitwo twarigejeje, nitwo twari ubutumwa tubona kuza kwa Kabera. Nanone Bibiliya nayo ndi kwivuga iravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, ngo agomba kuremerwa umufasha umukwiriye. Ubwo rero ndagira ngo ariko nanone mu muco wacu kwa Shamunda Felicien niko wumvise ko Donata ukuye no mu gicumbi cy'umuco no mu muco wacu nyirizina iwacu buriya gira amazina menshi. Ni Mukobwa Jana, ni Mutumwa, ntabwo bitandukanye cyane n'umuco, kandi urabizi izi mpano za mbere twazemeye kandi twazakiriye, twanavuze n'amazina yazo. Hanyuma nanone turi buze nanone gusaba izo mpano zindi za kabiri. Umugeni we mu by'ukuri nituza kukwemerera turaza kudukwera, aza kudukwera maze natwe tugukoshe. Hanyuma ndagira ngo mbaze mu muco wacu ko twatojwe ni ku ruhembe rw'imbere, ndagira ngo mbaze mu muryango nimba twamaze kukwemerera gusaba irembo twararikwemereye, inzoga zawe twazakiriye kandi twazishimye, inkwano zawe twazishimye wazanye wumvise impundu n'amashyi. Ariko ndagira ngo nanone twongere tubaze hano iwacu wumva, ntabwo tugushyira hanze ngo tubanze twige, ntabwo tuguheza, urabizi ko turi inshuti Elias. Ndagira ngo baze kumbwira koko ko Mukandayishimiye Donata yaba yarashoje, tutajya kunyuranya n'amategeko yo ku rwego rw'igihugu, yaba yarashoje ayo mashuri, kuko wari ubizi wowe amakuru ufite ni makeya, ariko twe hano turayafite. Hariho ba nyirasenge, hariho ba se wabo, hariho ba nyirarume, abo hariho basaza be, hariho baramukazi be. Ndagira ngo baze kudufasha batubwire koko nimba koko Donata yabaga hari kandi nabaga adahari. Nanone asoni byantera kubibwira Elias, ni inshuti yanjye, nubwo yari yasetse, ariko nanone nari niho mbona za mpundu zirimo kugenda, nta afite kwizera yego, ariko si kuhagije. Ariko buriya ndabizi nawe araza kumwenyura se, ni umugabo ugira ibyishimo byinshi. Ndagira ngo uze kumfasha umubwire nimba abaye ahari akomeze urugendo rwo
kuzana n'iziriya mpano zindi kugira ngo tuze kumukosha siko bimeze abantu muri kumwe na Elias igisubizo mugiye kubona muze kucyakira ko nuko ariko mugire kwizera nta kwizera mufite oya tuba gufite turiteguye cyatsi bakwitanga ibisubizo n'urugo ibisubizo amashuri yari yararangije ariko mwegereje igiherekeje icyo kintu Elias ni umuhanga cyane ati nanone aracyategereje nta bindi ndi buze gusubiramo amashuri yari yashoje kandi nyirasenga aravuze ngo arahaje ubwo ahari rero ndagira ngo uwo ni umubyeyi mwiza no muri cya gicumbi cy'umuco niwe wamubaga hafi kaboneka iyo ujya kumushimira mbere atarapfa ari kugira ngo n'ibiryo byateye mu bihugu by'amahanga wenda bigeze n'iwacu byarashe kandi mu gihugu cyacu ari kugira ngo nirishwe ariko bwari ishimwe ryo kumushimira amaze kuvuga nta kibazo yamaze kuvuga nanjye nta kibazo kandi wumvise amashyi n'impundu ntugire ngo yapfuye gukoma bakomye yombi wanongeraho impundu urumva mu muryango turishimye ariko ibyo uvuga ntabwo ari yo ngiro ni kubibonera ibyo bintu uri kuvuga nta ngiro uri kuvuga imvugo niyo ngiro usibye no kuba Elias nitwa kugira neza ujye ukomeza ugire neza ugire neza maze toma wanyemerera ukigira ijuru irishimwe ubupfu kureba buteye ubwuzu n'urwo washimira uwo mubyeyi wabeze neza mu gicumbi cy'umuco nyarwanda urakoze cyane Elias ndagushimiye reka ngezeyo ubutumwa kuko mbigore yego ndayishimiye namuzanye cyangwa urisabira nta bindi oya ndayishimiye ndamufite kandi mbona wambaye kandi ndayishimiye afite ikibazo afite ikibazo cyo kuba ingarumakirano utaza kugira ngo ni ikizi kandi igisubizo kiri mu muryango wa Feliciyane igisubizo kiri mu muryango w'intore nkuru Tomasi kandi yambwiye ati ndaje mubwire n'irindi rindi ku mutima ndaryiteze mubyeyi urakoze cyane guteza amatwi umukobwa wacu afite amazina menshi kandi ndayishimiye koko kandi nyine biramukwiriye wavuze ngo ndayishimiye nawe ufite wamuzanye izo mata hanyuma twavuze ko ari umukobwa jana ubwo ngubwo ubutumwa ndagira ngo uze kutubwira izo mpano zindi ziyongeraho ziyongera kuri izo mpano tubwire waje gukurikira ubonye wayiteguye kugira ngo uze kutubwira maze urakoze cyane ndakomeje kugushimira mubyeyi mfite igisubizo cy'ikibazo ubajije uragira uti ni mukobwa jana ukagira uti ni mutumwinka nanjye ntabwo ndi umworozi kuko ndi umworozi nazagera nkaba umworo uzashize ariko ndi umutunzi ndi umutunzi ayo mazina yombi mukobwa jana ni izina ntoye na mutumwinka ni izina ntoye maze mubyeyi ubwo rero niho ngira ngo uravuga kuko tutari bukoshe kandi aricyo kiri ku isonga gukosha sinzi ubaye nko kuvuga ibyiciro bya kera ariko mu byiciro by'umunaniro mbwira abatoya bari hano nanjye abato bari hano turi kumwe ari abo mwagendanye ari n'abahandi wacu
avuze ibyiciro bibiri, ntabwo ari umworozi ahubwo ni umutunzi, ati kuko yakomeje kuba umworozi ahantu hakaba umworo. Rero ndagira ngo Elias adusabye kumukosha, niba turi butere ndaza kukubaza icyo uri butema, niba turi butere umujugujugu, niba aho uri kugarukira akaba ariho tugarukira, kuko uyu mugabo ni umutunzi kandi ubwo ari umutunzi tugomba kumukosha. Ndagira ngo Eliya urifuza ko dutera umujugujugu aho ugarukira? Urabizi nabikwemereye ko ndi umutunzi kandi ifa maze nyemerera ukumbosha kose ndakwemera, maze ugere mu ifamu. Urabizi n'abaveterineri birirwa baraganira, bazigere imisimbosha bazisuzume zose, izo zose ndazikwemereye. Urakoze cyane, ukomererwa kandi n'ayo mashina yawe ndagira ngo ugaze kudufasha. Abashinzwe bwa buziranenge ntabwo ari ubuziranenge bw'ibi byo mu nganda gusa, ndabizi ayo makuru yo abatahira bari babimbwiye, kandi amafamu twese turaba muri Nyagatare kuko twabivuze niho dukomoka, imirenge niyo twavuze itandukanye, ariko amafamu yo aregerana. Nibatubwire, baze kudufasha, batubwire uko bimeze, niba zahageze. Ndabizi ko 8 watuzanira, turawakira. Ntabwo tugukundira 8 nyinshi, ntabwo tugukoshereza 8 w'ikirenga, kuko natwe abo turabatunzi. Yiguye mwafashije tukamushimira. 8 wose Elias yazana turawemera. Icyo nzi ni uko gusa 8 yatuzaniye, amakuru mfite ikoranabuhanga ryarabaye, barimo barambwira ko ifamu zacu kuko ziri hamwe inka zamaze kugera mu ifamu yacu, ariko nanone ntibyabuza ababishinzwe abaveterineri kutubwira. Ubu nyine hari ibyateye, urabizi ko mu mafamu tuyajyamo no kubanza gukandagira mu muti, urabizi uko twigenza iwacu n'iwanyu, urabizi kandi ubwo rero batubwira baze kudufasha. Umusangiza w'amagambo baze kudufasha, nimba abo baveterineri bamaze kwagira baratubwira. Urakoze, waca akahugi ukicara. Urakoze cyane, uko twakoze cyane. Ubwo baheruka data mugabo Elias ibyo yavuze byose tubyizere rwose. Tubyizere? Tumwizere. Nabonye imugira neza, akagira neza, agatanga ibyiza, ahora ari neza. Rero nta kinyoma mubonaho, si mu baveterineri. Twagukosheje kuko wabidusabye, kandi inkwano zawe nta magawa zifite, ni nziza zose, ubuziranenge bwagaragaje kuko nta kibazo zifite. Nawe ubwawe wumvise ko bavuye kuvuga abasore batojwe bo kwahisha mu nda, aho mbere mukuru w'umuryango bavuze ko nta kibazo cyane. Rero twamaze kukubwira kandi twakwemereye. Uwaje usaba Mukandayishimiye Donata yarangije za kaminuza, yarangije ishuri ry'umuco mu Gicumbi cy'umuco, nta kibazo. Kandi ba nyirasenge bamaze kukubwira, nawe banabashimiye, nabibonye. Ubwo rero ndagira ngo uze kutubwira, hari imico yo mu mahanga yateye. Rero mbona nagiye mu bihugu byinshi bitandukanye, ariko by'ahandi nagiye kuvuga kwa kundi, ariko kuko Yesu yadukijije ntabwo twavuga ngo baragatsinda. Ibyabo ntibimeze nk'ibyacu, kandi bifuza umuco wacu. Umusaza nk'uko kwawe arahaguruka akagenda akisabira, agasaba, yarangiza
hakaza ikintu bita muri deturnema, kurenganya nyine, akarenganya akajyana wa mugeni. Rero ndagira ngo uraza kudufasha tubwire usabira amazina ye tuyamenye muri abahungu bawe wavuze ko ari benshi kandi umuco wacu ntabwo twashingira abo benshi, dushingira umwe gusa wakaba ari utubera umukwe. Ndagira ngo uze nawe kumutubwira nibiba na ngombwa uraza kumutwereka. Murakoze. Murakoze cyane. Umusore ku umuryango wanjye arahari, ntabwo nisabira kandi nta nubwo ngenza uko abanyamahanga bagenza, ahubwo ndacyari mu muco nyarwanda. Urakoze cyane, reka tugukomere amashyi. Ayo mazina Ntekezamfura Christophe. Ndagira ngo igisigaye nabwira iki umusangiza w'amagambo n'umwana watojwe hano iwacu, ibindi arabikurikirana. Murakoze. Murakoze cyane. Babyumva? Oya ntabwo ni wa wundi w'ingaramakirambi wo mu muryango wa Kabera Didas. Cyo muzane hano turebe ataba yumvise ni tubabukikira aka kanya ataba yumvise ibiganiro by'abakuru. Oya ndagira ngo atambuke. Akazabe kibara bose kwa Christophe. None se gabo umuntu kugira ngo bakwanga kumuherekeza ngo bamumurike imbere yawe. Bagomba kumuherekeza, reka twaratoje turanatozwa. Komo n'abafana peri. Iyo kipe murayizi? Ntabwo afana peri. Ahubwo afana ababyeyi. Ko data batumyeho, yabatumyeho aciye kuri Elias. Elia, karabeka. Umugoro n'uwawe ukatwereka Christophe kandi abo ziruzi ntabwo zuzi. Tuzaniye abasore batuzuye. Umwe ufite urubavu. Urwara. Okay, ubwo ni uruze gutwe. Kandi y'inkweto ibonye yayo. Ikibo kibonye umutemeri bapfundikira bikomeye. Bigahora. Ahubwo ntabwo ari koperative, ni barumuna ba Christopher kuko niwe mukuru. Ndagira ngo ziriya nkoni uko zireba, uri kuzireba uko bazishinze ndazibona, ariko nakwereka ikimenyetso iye irahindura ibisura nawe wahita ubona. Aramenya ataza kuntunga inkoni agakora mu jisho. Oya kirazira, ntabwo turabarwaye. Reka yigire imbere. Niyigire imbere. Niyigire imbere. Tera intambwe ebyiri kabiri tera n'iya gatatu y'ubutatu butagatifu. Uba mwitegereza amashyi ariko uri umutwe wawe. Wow. Ukomeye cyane. Aracyafite ikibazo. Amahoro. Ikibazo kanoje kubembere. Ikibazo kiracyari. Ntabwo kirabona igisubizo. Mubushyire umusaza. Maze rero ndagira ngo Thomas. Mushyire Thomas yamusuzume. Uri muhungu utapfa kubizana gusa. Turebe niba turibuze kubifura mu muryango wa Kabera Didas. N'uyu nguyu muhobere ngere mu Rwanda, ngere mu Rubavu bumve, maze nawe ushaka igisubizo. Christophe, uzuza umusaza icyo kibanza ugishyize hariya, uri kuzana inkoni iwacu kandi Elias uraza kukabona. Nuko Elia karabeka namubonye Ntekezamfura Christophe. No. Kandi wari uriho uvuga uti imbavu cyangwa namuhoberaga, nanjye numvise zituzuye. Uriya nigeze gukoraho ikiganga kera nkiri muto, nanjye numvise navuze icyongereza kuko ibyo uyu mugabo arimo kuvuga niko bimeze. Hariho rero ikibura, ariko kandi gusa icyo nashaka kuvuga ni uko ibyo wavuze ari ukuri.
yego ibyo bavuze ari ukuri ndagira ngo nanone Christophe ibyo ari byo byose nakomeje ntabwo ari ugukunda umuryango cyane kugira ngo tutishwanye umuryango ariko kandi ndawukunda umuryango wacu ujya gutera ububezi hano ndawukunda niyo mpamvu ndibuze kubaha ibitugu mwebwe hanyuma nkerekera umuryango wanjye uyu rero ni Christophe Mukezamfura wa wundi twumvaga ku matelefone wa wundi twagiye tumubona kenshi ku mabarwa yanditse wa wundi wagiye azana n'umwana wacu aje kudusura ubwo rero ndabona amaboko yiwe nubwo ari umuhungu mwiza kandi ushobora kudusuhuza twese kubera ibyishimo n'ubwuzu ndagira ngo mbahagararire mwese nkuko nabahagarariye niba mwemera ko ari uyu Christophe mu muryango wacu murabigaragarisha kurya baguye kutubwira nawe uzi ko burya yaratuye Ngarama nibyo banzi kwire bangarama bose ubasezere hariya kuko mukanya agiye guhuriza mu ntera basuhuze bari bagore n'abariya babiri urababona nabo basezere twahere ariko kubera ko agiye gukuriza mu mapeti igihe mfite amapeti nambaye hano agiye gukuriza mu ipeti mbere y'uko uwo bagusabiye aza niba baririmbye zaba byumva ijoro rito wowe uzatuza mu ijoro ashaka kurisha muri ya joro izamukire ubanza uzamuke ugere hariya wigere ku ruhande ubundi umujenerali anyureho wigendere gahoro gahoro nugerayo uraza kukubwira ikiri bukore erekeza mu gihugu aho twamuteguriye ho kwicara kandi twizera ko bari kumwe n'amata nabo ubwo banyumva neza ubwo banyumva hegere neza uhitemo intebe imwe ubwo n'ikizamini naguhaye mu ntebe niba koko ukurikije imyaka mbanze neza nibyo nimubona rero imyaka yuzuye mumuhamagare mubibona neza ko ikizamini gisigaye na kwiga Christophe rero fata iyo nkoni yawe wowe wumva mwajyana muri garade nawe umubwira uti ese mutunge nigutunge inkoni ntugire ibyo kaba iyo tubakugamye nawe uraga mutunge inkoni ufite ubu amashyi mu gatukari urya n'ugabanye nyuma yo kugabaniza isaha rero abandi barasigaye ariko urabona bafata neza nabonye mufite ibibazo urabonye mufite ibibazo ariko ibisubizo n'ibifite kuko rero natwe dufite ibisubizo bitereye ibibazo reka mbafate neza namwe mubajyane mu majyepfo abandi mubajyane mu majyaruguru ibisubizo bizabasangeyo aho muri uru ruhande mugende mushaka ibisubizo byanyu hariya mubyigeho neza tugabanyiriza n'iki namwe mujyariya mujye kuba mutekereza ku bisubizo byanyu tuzabaha ubwo muzamubonye ko mwabona ibisubizo iwanyu muzatumire yase nabonye yafashe igihugu yaragifashe neza 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 umuntu uzaba bakamuha njye kukizana ko ndi hafi abari hafi bambe hafi abanyumva bari kumwe na Donata bamubwire aze gutebuka tugira abandi natebuka tukagira benshi igisubizo cyawe kandi baza kubikibona hari inyange zirusha kwera hari inyambembwa yakuze neza mwini wacu baragushaka iyizire sineya mwiza uw'imico myiza idasanzwe niwe nyabusumba zipfura intege bwiza bwayo mnutira bose